God is good. Bivuze ngo Imana ni nziza. Ndagarutse inshuti bavandimwe, ndabasuje cyane aho muherereye hose. Shalom shalom, amahoro y'Imana isumba byose ahorane namwe. Nk'ibisanzwe rero ngarutse mu kiganiro cyacu nkuko tubikurikirana kuri Gino Media TV. Mu masaha make yatambutse twaje tugana kuri Michael Jackson, ubuzima bwe, yavutse ryari, yapfuye ryari, ababyeyi be. Si ibyo gusa, mbere yuko duhinda twerekeza no mu bindi biganiro byiza cyane biryoshye, nifuje kubasangiza andi makuru aryoshye kuri Michael Jackson. Michael Jackson, hari benshi mujya mwibaza ngo hari abo yatoje kubyina, hari abo yatoje kuririmba, ese bimeze bite? Sasa Michael Jackson ukuntu byagenze, yari self genius talented man. Bivuze ngo we ubwe yari yarahawe impano yo kuririmba no kubyina, niwe wabitangije. Ni impano yari yifitemo, aza guhimba icyo bitaga injyana ya pop, aza kuba king of pop, murabizi. Si ibyo gusa rero, bamwe mujya mwibaza ngo raba yatoje kubyina ngo byagenze gute. We ubwe mu bantu yajyanaga kuri stage kurambona abahanzi bajya kuri stage, harimo abagabo babiri bisa nkaho bafatwa nkaho ari bo yatoje kubyina. Umwe yamwita James Brown, undi yitwa Fred Astaire. Abo bagabo babiri nibo bagabo basa nkaho mu mateka ya Michael Jackson basa nkaho bakabaye bitwa ko ari bo yatoje kubyina. Si ibyo gusa kandi turaza kurebera hamwe abahanzi Michael Jackson yagize uruhare mu iterambere ry'umuziki wabo bakaba ibyamamare. Utwo tuntu mujya mutwibazaho, abo nta bandi ni uwitwa Asha. Ku mwanya wa mbere turasanga Asha, ku mwanya wa kabiri turasanga Chris Brown, ku mwanya wa gatatu turasanga witwa Neo, ku mwanya wa kane turasanga umuhanzikazi witwa Ciara, ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi witwa Bruno Mars. Abo bahanzi ni ibyamamare ku mugabane wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Beyonce, ku mwanya wa karindwi turasanga Jason Derulo, ku mwanya wa munani turasanga umuhanzikazi witwa Lady Gaga, ku mwanya wa cyenda turasanga umuhanzikazi witwa Britney Spears. Si ibyo gusa, turajya turebe se ni uruhe ruhare Michael Jackson yagize mu iterambere ry'aba bahanzi umwe kuri umwe. Gusa mbere yuko tubirebaho, nagira ngo mbabwire hari n'indirimbo 10 zahitinze cyangwa se zahaye umusaruro Michael Jackson mu muziki w'injyana ya pop yaririmbaga. Izo ndirimbo zagize hit kurusha izindi ndirimbo, ari byo bavuga ngo ni hit spans of his solo career. Izo ndirimbo nta zindi, iya mbere ni Billie Jean, yasohotse mu mwaka wa 1982. Indirimbo dusanga ku mwanya wa kabiri indirimbo yitwa Thriller, yahimbwe cyangwa se yasohotse mu mwaka wa 1982 nayo. Hakaza indirimbo yitwa Beat It ku mwanya wa gatatu, ni indirimbo yahimbwe mu mwaka wa 1982. Hakaza indirimbo yitwa Black or White, yasohotse mu mwaka wa 1991. Hakaza indirimbo yise ngo ni Don't Stop Till You Get Enough, ikaba yarasohotse mu mwaka wa 1979. Hakaza iyitwa Rock With You, yasohotse mu mwaka wa 1979. Tukaza nanone gusanga hari indirimbo yitwa Smooth Criminal, iyo nayo ikaba yarasohotse mu mwaka wa 1987. Hakaza iyitwa Man in the Mirror, umugabo mu ndorerwamo, ikaba nayo yarasohotse cyangwa se yarahimbwe mu mwaka wa 1987. Mwanya wa 9 turasanga indirimbo yitwa Bad, nayo ni umwaka wa 1987. Iyi ndirimbo ya 10 cyangwa se dusanga ku mwanya wa 10 ni yitwa Wanna Be Starting Something, nayo ikaba yarasohotse mu mwaka wa 1982. Si ibyo byonyine, Michael Jackson nababwiye yuko hari ibyamamare byamukuyeho utuntu twagiye dutuma bitera imbere bikamenyekana cyane. Tugiye tureba buri muhanzi ku muhanzi byagenze bite. Asha wamenyekanye cyane mu bijyanye no kuririmba ijwi ryiza cyane. Asha yiganye cyangwa se yagenderaga ku mutware ze y'ijwi rya Michael Jackson, uburyo ya performingaga, ndetse akaba yaranabigaragaje mu gihe bajyaga gushyingura Michael Jackson. Tukaza rero ku mwanya wa kabiri twasanze Chris Brown. Chris Brown yari asanzwe ari umufana w'akazi n'imirimo na buri kintu cyose Michael Jackson yakoraga. Bivuze ngo yaramwi inspirinze aba influencer wiwe.
bivuze ngo rero murumva ko Michael Jackson yagiye agira uruhare mu iterambere ry'abahanzi tuzi ku isi b'ibyamamare. Hanyuma tugeze kuri Niyo, ni umuhanzi uririmba R&B cyangwa se ibyo mwita R&B. Uyu muhanzi nawe yagize uruhare mu kuba Michael Jackson yaragize uruhare mu iterambere rye ry'umuziki we, cyane cyane nk'uko yamwiganaga ukuntu Michael Jackson yakundaga guperforminga abyina ashyizemo imbaraga, murabizi abakurikiranye imiziki. Tukaza ku mwanya wa kane aho dusanga Ciara rero nawe ni umuntu wakundaga Michael Jackson akamureberaho, aza kuba umwinfluencer we, agira uruhare mu ndirimbo yiswe ngo ni Rock With You, kuko yagiye akora style z'imibyinire isa nk'imibyinire ya Michael Jackson. Tukaza kuri Bruno Mars muramuzi nawe yahoze ari umuntu wa hafi wakundaga gukora imiziki yigereranya na Michael Jackson mu bijyanye n'ukuntu injyana ya pop yagendaga, ndetse sibyo gusa akajya agenda no mu mibyinire asa n'uwisanisha nawe, cyane cyane mu ndirimbo yitwa ngo ni Smooth Criminal, muri za ndirimbo twabonye 10 zahitinze za Michael Jackson. Abandi ba artiste babaye influenced by Michael Jackson, abo yinfluencinze harimo uwitwa Beyonce, n'umuhanzikazi nawe yamenyekanye nk'umuhanzikazi uririmbye amajwi meza cyane aryoshye, abantu murayakunda ndabizi neza. Rero Michael Jackson, Beyonce nawe yagendaga atwara ijwi bitewe n'uburyohe yagiye yumva mu majwi y'ukuntu Michael Jackson yaririmbaga. Si ibyo byonyine, dufite Jason Derulo mu ndirimbo ye yakoze yitwa Talk Dirty. Iyi ndirimbo yise Talk Dirty ni indirimbo ya Jason Derulo muzi. Iyo ndirimbo siyo yonyine niyitwa ngo ni Savage Love. Izo ndirimbo za Jason Derulo, imibyinire ye yagiye agendera ku mibyinire ya Michael Jackson yagiye atwaza mu ndirimbo zitandukanye Michael Jackson yaririmbye. Mene magambo twabyitana nkuko yagendaga asa nkaho amukopera. Undi dusanga rero mu bantu babaye influenced by Michael Jackson ni witwa Lady Gaga. Lady Gaga ni icyamamare muramuzi, ni umuhanzikazi. Rero nawe yagiye akora performance ze agendera ku mitware ze cyangwa se ku mibyinire ya Michael Jackson. Ibyacu nakagaruka, reka ngire nti Uwiteka akomeza guha iruhuko ridashira Michael Jackson. Rest in peace Michael Jackson. Mukomeza gukanda subscribe, share na comment kuri Gino Media TV. Tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye, tuzajya tubazanira udushya. Ntimuze gucikwa n'ikindi kiganiro kirakurikiraho vuba bidatinze. Ibyacu nakagaruka. Hasta la vista. Saga mwiza. Papa dupome. Imbibutsa ko ukeneye kwamamaza ni 0788 72 60 27. Ni nayo nimero iri kuri WhatsApp. Ushaka gukenera kwamamaza mu gasobanuye cyangwa se ibindi bikorwa bya bitandukanye, we here for you, turahari ku bwanyu.